kubisobanura. Amajini nayo ari mu biremwa Imana yaremye, akaba afite mukuru wayo ariwe witwa Shitani. Yego. Noneho uyu Shitani akaba yarayobeje benshi mu biremwa, kandi benshi mu biremwa bakaba batabizi ko bayobye. Yego. Mu by'ukuri abantu benshi bakaba bifashisha aya majini kugira ngo bayobye abandi, ndetse banabatware imwe mu mitungo yabo cyangwa se bimwe mu byubahiro byabo bifashishije aya majini. Baradusobanurira ukuntu ibyo bikorwa. Ubundi inkuru ijya gutangira, yego, wihangane uvuge tureba muri kamera kugira ngo turebane n'abantu badukurikiye. Biba byiza ndi buze gukoresha inyandiko. Yego. Kandi urumva ntabwo nakoresha inyandiko ndi no kureba muri kamera ngo bikunde. Igihe wenda naba nshaka kureba muri kamera, biragaragaza ko wenda nshobora kubura umwanya wo gusoma, bityo nkaba naha abantu ibiri mu mutwe kurusha kuba nabaha ibyanditse. Ubaha ibyanditse ariko kandi abantu bakeneye ibyanditse. Ariko wihangane, ntabwo abantu bakeneye iki? Dufata umwanya munini. Nta kibazo, bigira ikibazo tureba muri kamera. Nta kibazo. Benshi bibaza kuri ibi biremwa, yego, cyane ko baje bakurikiranye nabyo aya majini. Ko habanza abamarayika, hagakurikiraho amajini, hagakurikiraho abantu. Twakomeje muteze amatwi, tuza ku mwanya wa abantu tuza ku mwanya wa kangahe? Wa gatatu. Yego. Aya majini tukaza tugira ute? Tuyakurikira, tuyasangaho nk'uko bivuze, tuyasangaho. Yego, ukurikiza ibiri kuvuga. Urumva? Yego. Noneho yo ubwayo muri aba bantu, yego, harimo abari ku murongo Imana yabaremeye, ndetse no kuri aya mashitani cyangwa se majini harimo n'ari ku murongo Imana yayaremeye. Yego. Tukibaza ngo ubundi Imana yarema ibiremwa, ubundi intego yari iyi, sibyo? Yego. Imana muri Qur'ani iratubwira iti وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Tuzuzuza, yego, ubwinshi bw'abantu n'amajini, ubwinshi bw'amajini n'abantu, tuzabyuzuza ibyo biremwa, tuzabyuza ku bwinshi bwabyo mu muriro wa Jahannam cyangwa se wa Jehannam. Yego. Ku mpamvu yihe? Kubera ko bafite amaso ntabona, bafite amatwi ntiyumva, bafite imitima ntitekereza. Imitima se itekereza cyangwa ubwonko? Ntatekereza umutima. Dukomeze n'ikibazo. Urumva? Ibi biremwa kuba bidakoresha amaso yabyo, ntibikoresha amatwi yabyo, ntibikoresha imitima yabyo ngo bitekereze, biragenda bikayoba kurusha inyamaswa. Yego. Hanyuma inyamaswa zigasigara zirusha ibi biremwa kuyoboka, cyangwa se gukurikiza amategeko y'Imana. Imana iratubwira muri Qur'an, itubwira ko Shitani yo ubwayo yayobeje benshi mu biremwa. Muri ibyo biremwa urumvamo amajini, urumvamo abantu, yewe akaba n'inkuru dusanga abari abamarayika bakaza gutangara ikiremwa muntu ukuntu gikora ibyaha.
yego Imana ikaza kubambika kamere ya kimuntu nyine n'umubiri wa muntu nyine irabahindura nyine abo bamarayika bahinduka abantu ni babiri Haruta wa Maruta Suratul Baqara aya y'ijana noneho bamaze guhinduka abantu bamaze kwambara kamere ya kimuntu kandi kamere ya kimuntu twabonye ko iri harimo gukora icyaha ni kamere ndemana harimo gukora icyaha nabo rero bageze mu isi bamaze kugera mu isi bahura n'umugore basanga Imana yabashira ikigeragezo cy'umugore kuko bura Islam twemera ko Imana yadushize hano kuri iyi si kugira ngo itugerageze mu buryo butandukanye nuko inabitubwira muri Suratul Baqara 155 bitubwira iti wala nabirwanakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tuzabagerageresha ubwoba inzara kupfa kwa bamwe mu kubandi kurumbya imyaka kugabanyuka kw'imitungo ibibazo uburwayi ubigeragezo bitandukanye inkuru nziza uzayihereze abazihanganira ibyo bigeragezo iyo umuntu rari mu bigeragezo akenshi ni naho shitani n'abambari be cyangwa se n'ingabo ze yifashisha ayobya uyu muntu cyangwa se uyu munyabibazo niyo tunasomye Yobu ubwo yarari mu kigeragezo cy'umubiri imitungo imaze gushira dusanga shitani nyine mu basha afite harimo kuba yihindura umuntu uretse gatoya tuze kubihuza gatoya cyane na hano hanze n'imikorere ihari usanga iyo umuntu aba mu gipangu kimwe kirimo umu-Islam ubu usanga mugendera kuravuga ati uko byagenda kose uyu mu-Islam yangirira nabi kandi tukaba tuzi neza ko aba-Islam aribo bantu ba mbere baba beza cyane iyo mwahuje ariko bakaba babi iyo mutahuje ku maduka ku bucuruzi usanga amaduka ye cyane cyane y'aba-Islam iyo yabaye boost boostinze nyine ukabona ari kubona abakiriya benshi cyane byitirirwa imiti harimo agafu harimo akantu baminjiremo kugira ngo business ibe boostinga cyane ibyo ntubasha kuba wabihuza kugira ngo dusobanure udukurikiye cyane nta miti baho buriya Imana niyo itanga nkuko twabibonye muri cya kigeragezo muri aya nari maze gusoma Imana igaragaza ko umuntu cyangwa se ibiremwa Imana ibigerageresha ibintu bitandukanye twabonyemo imitungo twabonyemo uburwayi twabonyemo kurumbya imyaka twabonyemo ibintu bitandukanye sibyo byumvikane ngo Imana iguha umutungo ukaba wakubera ikigeragezo yego n'Imana ikakwima umutungo nabwo ukaba ubwo bukene bukakubera ikigeragezo ni ukuvuga ngo muri make ubukire bukubera ikigeragezo ndetse n'ubukene bukakubera ikigeragezo sibyo ni no mpamvu intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunda gusoma ubusabe avuga ati Nyagasani uzandinde ubukire bwatuma nguhakana ndetse unandinde ubukene bwatuma nguhakana kuko ari ubukire bushobora gutuma uhakana Imana ukaba mu muriro utazima ndetse n'ubukene bushobora gutuma uhakana nanone ukaba mu muriro utazima byumvikane ngo kubaho hagati no hagati urumva niho hashobora kuguha umutuzo mbese muri makeya nta muntu n'umwe twavuga ko ibyo byombi atabifite ahubwo ikintu kibura kwihangana no gutuza hari imvugo abanyarwanda bakoresha ivuga ngo wanze kuvugwa ngo yaheze mu nda ya mama we sibyo ni ukuvuga ngo ube wakize barakuvuga ube wakennye nabwo barakuvuga muri make nta kintu wakora ngo ubuze abantu kuvuga icyo amaze kucyumva noneho kuba Islam itegeko ari ukwiga ugasobanukirwa ukamenya noneho iyo wamaze kumenya uba wamenye nyine uba wasobanukiwe sibyo hari no kuba noneho utamenye utanasobanukiwe sibyo noneho dusanga abakristo hafi ya bose ntabwo baba basobanukiwe yaba ari iby'ubukristo bwabo ntibabusobanukiwe
yaba ibintu by'ubusilamu babisobanukiwe. Ubu usanga mbese hari abantu bamuzabizabiina bayina dhalika, abantu mbese ubu usanga ari abantu bahindagurika bisibe nuko nayo bamuzabizabiina bayina dhalika haina haulai. Hano barahari mbese usanga bari muri ya mvugo ivuga ngo bagarire yose ngo ntabwo zirizera n'irizarumba. Ugasanga bafitemo n'imvugo garega ngo nta dini ritazajyana umuntu mu ijuru, ko nta dini ritazavamo umugeni. Gute se imodoka zose ziteraniye Nyabugogo zose zigiye i Rubavu cyangwa zigiye Kayonza cyangwa zigiye Nyanza? Ego zose kwa stay yego saba shoferi se za agence atandukanye. None se amagence y'abo bantu ko bari gufata ku kibuga kimwe ngo bajyana hamwe wapi? None se iyi si Allah tubwira ati alam naj'al al-ardha kifatan ahya'a wa amwata. Iyi si twayigize ihuriro ry'abazima n'abapfuye. Abapfuye baba mu isi yego ndetse n'abazima bakaba mu isi. Uribaza ngo abapfuye baba hehe? Abazima baba hehe? kandi bose bahuriye kandi bose bari mu isi. None baba hehe? Igisubizo nuko Nyagasani subhanahu wa ta'ala tubwira ko isi mu kuba ari ihuriro ry'abazima n'abapfuye, isi irimo ibyiciro bibiri. Yego ubundi isi reka nanone duhita tunakomozaho kuri siyanse. Abantu bamaze igihe babeshya abantu na n'ubu bakaba bakibabeshya ngo isi irazenguruka. Izenguruka ariko n'ubundi bizenguruka he? Kirere isanzure. Isi se bundi ni iki? Ni isi nyine. Nyine isi ni iki? Ni isi. Oya isi ntabwo ari isi. Isi ni iki? None se abantu batuye mu kirere? None se urushishi urushyize kuri baro rwamenya kuri baro? None rwavuga ko ruri kuki? Ntabwo rwabimenya. Ntabwo rwabimenya. Kandi baro yaba iri kwizengurutsa urushishi nabwo ruri kujya mu cyerekezo cyabo. Hanyuma rwayoberwa ko ruri hejuru ya baro se? Rwabiyoberwa. Oya. Kubera ingano yabo. Oya. Ntabwo tubyemeranya. Ni ukuvuga ngo isi ni ubu butaka. Ngaho tubwire wowe isi ifashe kuki? Isi ni ubu butaka. Ifashe kuki? Sibyo? Ifashe kuki? Ndetse mu kuba ari ubu butaka aho akatubwira ko yayiremenyemo ibyiciro bibiri. Ikizima gituraho abafite oxygene bakeneye guhumeka. Yego. Ndetse n'abadakeneye guhumeka bajya munsi y'isi. Munsi y'isi ni hehe? Munsi y'ubu butaka. Ubwo munsi y'isi noneho niyo mpamvu uriya muntu tumushyira hasi, uriya wapfuye tumushyira hasi y'iki? Y'ubutaka. Aba yagiye mu kindi gice kuko ntabwo agikeneye guhumeka. Ahinduka iki se ubundi? Muri wa mutima agahinduka igitaka. Muri wa mutima nakubwiye uvuga ngo mbese umutima uratekereza. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati mu mubiri w'umuntu habamo igice cy'inyama. Yego. Iyo icyo gice gitunganye umubiri wose uratungana. Niyo cyangiritse umubiri wose urangirika. Icyo gice ni ikihe? Ni amaso, ni ubwonko n'umutima. Oya, ni igice cy'inyama. Ubwonko se buri mu nyama? Okay. Ubwo ni umutima. Ubwonko buri mu nyama. Ni umutima. Mu mubiri w'umuntu harimo igice cy'inyama. Iyo gitunganye umubiri wose uratungana. Niyo cyangiritse umubiri wose urangirika. Aravuga ati icyo gice si ikindi ni umutima. Yego. Umutima ni ukodena ibice byose bisigaye by'umubiri. Sibyo? Yego. Ndetse n'abasogokuru cyangwa se abakurambere cyangwa se abatubanjirije ubwo abo dukomokaho, sibyo, baravuze ngo umuntu ngo apfa ahagaze. Yego. Iyo umuntu wapfuye ahagaze ni iki kiba cyapfuye? Ntabwo bizi. Abapfuye wa mutima. Nose umutima utari gutera umuntu wundi yabaho. Ariko none se umuntu yari muri ko. Yego. Ni iki kiba cyagiye muri ko? Ni umutima. None se amaso ntawe agiye cyakiri mazima? Amaso bari mazima n'ubwonko ari buzima. None se ntabwo amaze kumva ajya cyakini wibaje karuvuga ngo ubwonko buratekereza ngo umutima ngo uratekereza. Dukomeze. So noneho rero ubwo akatubwira ati uyu mutima kuba abantu
batawukoresha ni nawe urwara, ni nawe upfa, bumva n'umuntu agasigara ubona agenda ariko byararangiye. Urugero, fata nk'umugabo uryamana n'umugabo mugenzi we. Yes. Bara ntabwo araba, amaso ntakora, amatwi ntiyumva, ururimi ntirunyeganyega, ntavuga, ntabasha kwasama akarya, ntabasha kwasama akamira ikintu runaka, ntatekereza se, ariko wa mutima wamaze kugira ute? Kugenda. Uyu muntu aba afite umutima. Umugabo wakuyemo ipantaro akayikuramo mugenzi we, hanyuma bakajya mu byo bajyamo, uyu muntu aba afite umutima. Abawufite ahubwo. Hanyuma se ubwo ubundi aba bantu bo turabita abantu? Ni abantu. Turabita inyamaswa se? None se turabita iki? Ni abantu pe. Aya ni amashitani. Aba babaye amajini. Cyatse kuvuga ko shitani akora mu bantu ariko. Akora mu majini, minarijinati wa nas. Shitani akorera mu majini, shitani agakorera mu bantu. Ni no mpamvu muri Korani nasomye hariya hari igice cyavuga ngo no kuba igicucu muri twebwe, ubwo na majini ari kuvuga, no kuba igicucu muri twebwe icyaraje kikabeshyera Imana, kivuga ko Imana yihaye umwana, sibyo? Kikanabyanduza abantu, yego, natwe kikabitwanduza, sibyo? None abo bantu hakaba hari abikinga kuri bagenzi babo, ndetse abandi abo bagenzi babo bakifashisha bamwe muri twebwe kugira ngo babashe kubahishurira ibyo bakeneye runaka. Yego, tizaho niba turi kugenda turi kumwe. Ni niyo mpamvu abantu bitwa abapfumu cyangwa se baraguza bifashisha ibi biremwa, kuko nta hantu ibi biremwa bitaba. Yego, sibyo? Imana tuvuga ngo wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ngo nta kintu naremeye amajini ndetse n'abantu usibye kugira ngo ibyo biremwa binsenge, bingaragire. Muri make namwe muri uko musenga mwifashisha ari amajini? Oya, nawe ubwayo asenga. Harimo asenga n'adasenga. Harimo ari kuri kamere yo kubahiriza amategeko y'Imana, harimo ari kuri kamere yo kuva ku mategeko y'Imana. Noneho tukaba turimo ibyiciro bibiri. Muri ibyiciro bibiri abantu, yego, cyangwa se ibiremwa. Harimo ibyiciro bibiri. Yego, hari ibiremwa biri kuri ku mategeko y'Imana, biri muri ya mpamvu Imana yabiremeye. Yego, sibyo? Biri muri ya mpamvu Imana yabiremeye. Hari n'ibyavuye muri iyo mpamvu, bisigara bisenga ibiremwa bigenzi byabyo. Sinzi yaho niba uri kubyumva. Ndimo ndakumva. Noneho tukaba turimo amatsinda abiri. Amatsinda y'abemeramana ni babandi bari kuri ya mategeko y'Imana, Imana itegeka bagakora, Imana ikabuza bakareka. Haba mu majini no mu bantu nuko bimeze. Noneho hakaba ibindi biremwa Imana itegeka ntibikore, Imana ikabuza ntibireke. Ibyo bikaba biri mu biremwa byahakanye, ari nabyo twita abakafiri. Abakafiri, yego. Nukuvuga ngo mu majini harimo amakafiri, sibyo? Hakabamo n'abemera. None abakafiri ko tubazi, dukunda kumva abantu benshi babakoresha mu bantu badasiramuye. Abantu badasiramuye, iyo umu-Islamu akubonye uri umuntu udasiramuye, uri umuhungu udasiramuye, bati uri umukafiri. Byaravuye he? Buragukebwa no gukafirika biratandukanye. Gukafiri biva mu ijambo ryitwa kufuru. Kufuru ni uguhakana. Yego. Guhakana iki? Imana iravuga ngo ayahsabul insanu an yutraka suda, ngo ese umuntu atekereza ko twamuremye turamutererana, ntitwamushyiraho amategeko amuyobora, mbese ntitwashyiraho porogaramu y'ubuzima. Yego. Amategeko nyine, amutegeka, amubuza, amuyobora. Yego, sibyo? Byumvikane ngo rero Imana yashyizeho amategeko ibiremwa bigomba kugenda, bigomba gukurikiza. Sibyo? Nibyo. Noneho hari ibiremwa bigendera kuri ayo mategeko, hari n'ibyanze kuyagenderaho. Yego.
wenda reka twifashishije wenda urugero gatoya. Iyo urebye amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu ubona yubahirizwa cyane araya yose ntabwo yubahirizwa, biterwa n'icyiciro. abantu babaye batinya Imana nk'uko batinya imvura, abantu babaye batinya ibyaha nk'uko batinya imvura, abantu babaye bahunga ibyaha nk'uko bahunga imirabyo, abantu bahunga Imana bahunga ibikorwa bibi nk'uko batinya ibindi biremwa, intare, inzoka, imbogo, ingwe, yego, amasatura, imbwa, ibiki, ibintu nk'ibyo, ibikokoro bitandukanye. Abantu babe batinya ibyo biremwa nk'uko batinya Imana nk'uko batinya ibyo biremwa, nibura abantu babana mu mahoro. Ubwo rero harimo ibyiciro bibiri, harimo abaguma kuri gahunda ya kamere y'Imana yabaremanye yo kuyicisha ubugufi, bakayisenga, bakayigaragera, bakayumvira, bakanayikorera, sibyo, bagakora imirimo myiza. Hari n'abataye iyo kamere, sibyo, abo ngabo rero baboneka mu byiciro bibiri, sibyo, babonekamo abahakanyi, hakabonekamo n'ababangikanyamana. Ababangikanyamana ni bande? Ni abantu bose babasha gutwara umwihariko w'Imana. Urugero, twese turabizi ko Imana ari itanga urubyaro, nibyo? Yego. Nta bantu bavuga ko batanga urubyaro bakoreshwe ngo hari ibyuma ngo byasohotse ngo bigutwitira. Ava no kuri ibyo byuma. Hari abantu njya mbona ngo birirwa bari gutemberana inkari z'abagore, ngo hari ukuntu ngo abagore batwite nyine, ngo izo nkari ngo hari ukuntu ngo bazikoresha mu gutanga urubyaro. Barutanga gute? Ubwo uzagenda kubabaza bari abamotari birirwa bari kuzitunda. Hari abamotari basigaye batunda inkari z'abagore. Uzabona moto ziriho ibisanduku biziritse amashashi ukuntu, n'ububido n'ubudomoro n'ibiki. Urumva, nimba abantu bamaze kugera ku rwego rwo kuvuga ko batanga urubyaro, ni kimwe n'uko hari n'abandi bantu bajya ku bantu bagenzi babo ngo bagiye kubabaza impamvu batabyara, ngo impamvu aribo bitwa abapfumu, sibyo? Yego. None se abo bapfumu baba bakoresha iki? Baba bakoresha bya biremwa nakubwiye by'amajini, sibyo? Yego. Baba bakoresha ibyo biremwa, kore ko ibyo biremwa twaje tubisanga, abantu twaje ku mwanya wa gatatu tubisanga. Usanga imajini yaratubanjirije. Urumva, yaratubanjirije, tuza tubire. Ni nk'uko urugero ubakakanya papa na mama wawe baza aho bakubyariye, aho wavutse, nimba umuriro wari wagiye, cyangwa nimba imvura yari iri kugwa, cyangwa se nimba hari mu nzara runaka, cyangwa se nimba igihugu kiri mu bibazo runaka, cyangwa se abantu bari mu bibazo runaka, bo barabizi. Ariko ntabyo uzi. Yego. Sibyo? Ariko bo barabizi. Ni nk'uko ibyo biremwa rero nabyo twaje tubigira ute tubisanga. Ari abamarayika, ari amajini, bose ntabwo n'umwe tubonesha amaso yacu, ariko ibyo biremwa biratubona. Sibyo? Yego. Ubwo rero hari abifashisha iyo myuka y'ibyo biremwa kugira ngo babashe kuyobya abandi. Urugero nk'abo bapfumu, yego, bakaba kuko nyine aba ari amahakanyi, kandi twabonye ko no muri ayo majini harimo amahakanyi, akaba we ayo majini y'amahakanyi akorana nayo. Yego. Sibyo? Yamara gukorana nayo bikaza kurangira amuhaye amakuru we atarafite, cyangwa se abandi bantu badafite. Kashobora kurikwega akarikurura mu buryo baba bafitanyemo kondisiyo wenda bahuramo n'ibyo bo babizi, sibyo? Noneho akarikwega, yamara kurikwega rikaza rikamubwira ati rero urabona Paterine aba mu nzu imeze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya, afite ibi n'ibi, aryama gutya na gutya, igitanda cye gikozwe gutya na gutya, munsi y'igitanda hari ibi n'ibi, urabona umugore we iyo bagiye kuryama bakora isengesho rimeze gutya na gutya, akarondora utwo tuntu kuko arahari. Yego. Kuko Imana yavuga ati fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna. Imana iti ndabarahirira ku biremwa mubona n'ibyo mutabona. Kuko Imana niyo yaremye ibiremwa bitandukanye. Yego. Ubwo rero abantu kuba bakwifashisha cyangwa se kuba bifashisha ibyo biremwa bindi byahakanye
nabo ubwabo ari abahakanyi bagashigikirana muri ubwo buhakanyi bwabo kugira ngo bagirire umuntu nabi cyangwa se bagirire babakore ubwangizi runaka, nibyo nta n'ibintu Imana yavuze bihari. Sibyo? Ariko avuga ngo nubwo bashigikiranye bafatikanyije muri byo byose bose bazajya mu muriro. Sibyo? Ni nayo mpamvu rero Imana ikagaruka nitubwira ngo ayo majini y'ubwayo araza agatakira abantu ibikorwa byabo ikababwira ko ari byiza. Sibyo? None amara kubatakira ko ari byiza, uriya muntu we ubwe akaba bizi ko ibyo arimo ari bibi ariko ukaba utabimukuramo. Urugero, umuntu akajya nko ku muntu w'umupfumu umuntu mugenzi w'umupfumu. Sibyo? Uwo mupfumu ahantu inje ugasanga n'utuzu tudasobanutse, ugasanga mese kumutindi. Wenda mujya mubona amafilime abantu bakunda gukina. Wari wabona filime y'abandi bagaragaje nda nk'umuntu wakinnye role y'ubupfumu. Wari wabona yakinnye ari mu etage. Wapi? Ari mu nzu nziza. Ako muri minsi byarahindutse. Byari bisubiye bakora amazu meza cyane. Urumva impamvu nyine bavuga ngo bakora mu mazu meza cyane yasirimutse nuko nabo ngo baje ngo mu ishusho y'abaganga ngo bagakondo bavura ngo bya gakondo ngo nabo ngo nabaganga ngo kandi ngo nta muganga wavurira iki ahantu habi ubwo nyine ubwo ngo wabashe gusirimuka nyine wagahita yita umuganga kavuga ko nyine ari muganga muvuzi wa gakondo ngo n'umuvuzi wa gakondo ariko burya bari umupfumu wakorana na ari amajini. Urumva niyo mpamvu rero hari Imana yavuga ngo ubwo Imana yari igiye gutangiza umushinga cyangwa se itangije umushinga wo kurema ngewe nawe n'abatubanjije n'abazaza nyuma yacu mu bantu. Imana iratubwira ngo yamaze gushyira umubyeyi wacu Adamu hariya, irangije iramubwira iti ibwira ibyo biremwa abamarayika ndetse na Ibilisi arimo, iravuga iti ngaho mwubamire ikiremwa naremesheje amaboko yanjye abiri. Abamarayika barubama, Ibilisi ariwe shitani yanga kuba mu bubama, yanze kuba mu bubama ababaye iki? Ababaye umuhakanyi gutyo. Niyo mpamvu umunsi buri wese twirirwa tumuvuma, nta muntu yaba abo mu Kristo abo umusilamu nta muntu wakwita umwana wa shitani. Shitani si izina se? Ushitani wagita umwana wawe? Nyine hari umuntu wakwita umwana we shitani? Oya. Ku impamvu ni iyihe? Ntabwo nyizi. Nuko shitani yavumwe. Yego. Yavumwe bigenze bite? Yavumwe amaze kwica itegeko ry'Imana ryo kubamira Imana, ryo kubamira Adamu. Yego. Mu buryo butari ukumusenga ahubwo mu buryo bwo kumuha iki? Icyubahiro. Nk'umuntu nk'ikiremwa cyari gitangaje cyo kimaze kuvuga amazina y'ibiriho byose. Uyu shitani rero kubera ko porogaramu yo kubaho yari ikomeje, yagiranye isezerano n'Imana, aravuga ati Nyagasani dore wampanishije kuyoba uyu Adamu, nzamuyobya we n'abazamukomokaho bose keretse abo uzatoranya muri bo. Nuko ngo abo uzatoranya nuko mu byo Adamu yari amaze kugaragaza, nuko yari amaze kugaragaza mu bumenyi Imana yari imaze kumuha, yari amaze kugaragaza ko tugiye kuza hano mu isi, kandi tumara kugera mu isi abantu bazigomeka ku Mana bagakora ibyaha bitandukanye, hanyuma muri byo byaha bitandukanye Imana ikazatoranya abantu muri bo, arizo ntumwa n'abahanuzi, bakazaza kugira ute? Bakazaza kugira inama no kuyobora bagenzi babo. Urumva Imana ikabishimangira ivuga iti warakade ba'athna fi kulli ummati rasura an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-darara fasiru fil ardi unzur kayfa kana akibatu al-mukaththibin. Imana iti buri muryango wabayeho, Imana iti twoherejemo intumwa n'abahanuzi. Yego. Ziza zibabwira ngo nimwitandukanye n'ibangikanyamana, nimwitandukanye no kwigomeka ku Mana, nimwitandukanye na shitani n'ingabo ze. Nibyo? Nibyo. Hanyuma ngo muri abo bantu
hari abemeye bagaruka muri ya kamere yo kumva no kumvira Imana. Noneho abandi baguma muri ya kamere yo gupinga no kwigomeka ku Mana. Imana irabarimbura cyane, imaze kubarimbura nyuma ikarema abandi gutyo kugeza amagingo ye. Niyo mpamvu rero Imana atubwira ngo inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billahi faqad harama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Imana ibabarira ibyaha bitari bangikanyamana kuwo ishaka. Umuntu wese uzapfira mu ibangikanyamana, uyu nguyu azaba uwo mu muriro, azabamo ubuziraherezo. Yego. Iki cyaha Imana ntikibabarira ikiremwamo. Byumvikane ngo abe umusilamu, abe umukristo, abe umuntu, abe jini, abe icyo ari cyo cyose kizapfa kiri muri ribangikanyamana, icyicaro cyacyo ni mu muriro utazima, kizabamo ubuziraherezo. Iki nicyo cya kizamumurira ubuziraherezo. Iki nicyo cya Imana yanga urunuka. Ubwo rero abantu kuba bifashisha ibi biremwa byamaze guta amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, byamaze kuyoba kuri gahunda y'Uwiteka, abantu bakifashisha ibi biremwa mu kugira ngo bagirire abandi nabi, mu kugira ngo bunguke, mu kugira ngo bakire uburwayi, mu kugira ngo bakifashisha ibi biremwa. Bose bazamumura ubuziraherezo. Umuntu uzarokoka, umuntu uzarokoka ni wa wundi uzapfa atarabangikanyije Imana. Ibi rero shitani yirirwa kundisha abantu ababwira ati Imana yanyu yarabyaye, Imana yanyu yarabyawe, ubutatu Imana ni imwe mu Mana eshatu. Ibi ni ubuyobe, ibi ni ubuhakanyi, ibi ni ibangikanyamana. Yego. Sibyo? Yego. Ibi byose rero umuntu uzapfa ni imyemerere wese n'uwo mu muru azaba mu buziraherezo. Abari mu majini, abari mu bantu, abari mu bindi biremwa, umuntu wese uzapfa yemera ko Imana yabyaye n'uwo mu muriro. Umuntu wese uzapfa yemera ko Imana ari Imana imwe mu Mana ebyiri, uwo n'uwo mu muriro. Umuntu wese uzapfa yemera ko Imana ari Imana imwe mu Mana eshatu, uwo n'uwo mu muriro. Kubera yuko ibi byose nuko abantu babikundishwa na ya majini twabonye, rumva akayobya abantu. Kandi twabonye Qur'an ivuga ngo walaqad zara'na li jahannama kathira min al-jinni wal insi. Imana izashira ubwinshi bw'abantu n'amajini mu muriro, bazira kuba bafite amaso ntabone, amatwi ntiyumve, umutima ntutekereze. Tugana ku musozo, ndacyaguteza amatwi. Tugana ku musozo, intumwa n'abahanuzi baje, misiyo yabo ari ukwigisha abantu ko bitandukanya n'ibangikanyamana, ko bitandukanya no gusenga ibishushanyo, no gusenga ibibumbano, no kubyizera no kubikorera. Sibyo? Nibyo. Shitani rero ikaba yarayobeje abantu, kubera ko ikabayobereza muri ribangikanyamana, kubera ko ibizi neza ko ari cyo cyaha Imana itazababarira iki umuntu, nkuko twamaze kubibona muri Qur'an. Yego. Niyo mpamvu rero shitani araza agakundisha abantu ibyo bikorwa byabo, kandi Qur'an ikazitubwira ngo minari jinati wa nas. Shitani abureka mu bantu n'amajini. Tukaba twasoza rero tuvuga ngo ibi biremwa biriho, sibyo? Ibi biremwa by'amajini biriho kandi byo biratubona, ariko twe ntitubibona. Ubibonera mu ki? Ubibonera mu bintu, mu bikorwa runaka umuntu agukoreye. Sibyo? Mu bikorwa umuntu agukoreye nibyo bikwereka ko umuntu yari jini cyangwa yakoreshwaga n'amajini. Yakoreshwaga n'amajini. Sibyo? Mu by'ukuri ubundi nk'umuntu, urugero nk'umuntu ufata reka ngo urugero nk'abantu bisha abandi muri 1994 na mbere yaho, nano bakica abandi mu ntambara zitandukanye. Buraba ari abantu, umuntu ufata umuntu mugeni akamukuramo umwuka. Hari n'abantu ujya wumva ukumva
ngo yafashe umugore we aramwica, amaze kumwica mukata n'ubwambure cyangwa se mukata ibere cyangwa se mukata ibindi. Uyu muntu utekereza ko ari yabikoze umwe, hari amajini aba yamufashije? Ese umuntu aba ari umusiramu? Abantu bose birirwa bica bagirira abandi bagenzi babo nabe baba ari abayisilamu? Abantu bose bakora ibintu byose ariko nabo ari abayisilamu, nabo bajya bagaragara. umva akantu ngusobanurire, umva akantu nkagusobanurira ako kantu. Nabo bajya bagaragara mu bikorwa bitari byiza, ukabona nibo bantu bakunda kuvuga ngo tugiye mu ntambara yera, iyo bita jihadi, sibyo? Jihadi si intambara yera. Ukabona nibo bafashe ibisasu bagiye kubyiturikirizaho, ngira ngo mujya mubibona cyane ku makuru. Icyo ni ikiganiro wenda twaha undi mwanya kuko nacyo n'indi sije, ariko icyo nakubwira cyo ntabwo umusiramu uzamurebera mu kanzu n'ingofero, sibyo? Na mujitandi yo kuri abasiramukazi bambara, amashira atandukanye, ntabwo biri ari byo bigaragaza umusiramu. Yego. Kuko Imana atubwira muri suratu An-Nur 21 ndetse kandi natubwira muri suratu Al-Imran aya 102 ikatubwira ati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Yemwe abemera Imana subhanahu wa ta'ala, abemera amategeko ya Allah, ni mutinye Imana aho muri hose, muramenye urupfu ntiruzabasange mutari abayisilamu nyakuri. Mutari iki? Abayisilamu nyakuri. Byumvikane ngo hari abayisilamu biki bibinyoma, thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufr. Uyu munsi baba ari abayisilamu, ejo bakaba ari abakristo, mbese bamuzabizabi enda bayina dhalika haina haulai, sibyo? Abo rero nibo baza bakakorera ibikorwa n'ubundi babihishe mu bayisilamu ariko atari abayisilamu. Noneho kwa kuzika abasilamu bambara ikanzu n'ingofero, bambarira shera zitandukanye, uwo muntu wihishe mu bayisilamu yakora ibyo bikorwa, mukavuga ngo n'abayisilamu bagize babikoze. Akaba mugani ngo ubumwe gafitisha bose. Nyine urugero, nawe ubwawe uzambara ikanzu n'ingofero, sibyo? Wenda ugende nko mu migina, ngiye kugipirawe, urumva ninde wagutandukana n'abayisilamu? Naho hari abantu benshi bitwikira umwambaro w'Isilamu bakagirira nabi abantu bakavuga ngo ni abayisilamu babikora, cyangwa se bikitirirwa idini ya Isilamu. Isilamu ntayihura no gusenga amajini, ntayihura no kuyakoresha, ntayihura no kuyasaba. N'umusilamu waba bifite abyemera gutyo anabikoresha, uwo ni umumuriro azaba mu muziraherezo. Iyo ni shiriki, iyo ryo nibangikanya Imana. Reka tugushimire. Wenda kaduhure mu kindi kiganiro wari ukomojeho ngo abantu bambara ngo amakanzu n'ingofero na jihadi, tuze na tubirebere ukwabyo. Sinzi niba amatsiko wari ufite ku bigendanye n'ibiremwa byitwa amajini, sinzi niba ayo matsiko yashize cyangwa se nimba hari aho wumva tuzaburi mu kiganiro, kuko ndatekereza muri komantere buriya bakunda kudufasha nabo bakaduha ibitekerezo by'ukuntu by'icyo batekereza, dore ko dushobora kuba turi kurebwa n'abashehe bagiye batandukanye, abasesenguzi bagiye batandukanye, cyangwa abafite ubuhamya bw'ibyababayeho. Yego. Reka tugushimire ubwo nawe mu kiganiro cy'ubutaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagezeho nenda gusinzira akanya gato.